Nimuhumure bana b'Imana, dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri uwa gatanu tariki 18 Nzeri 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 15 umurongo wa 12 kugeza kwa 20. Bavandimwe, ubwo hamamazwa ko Kristo yazutse mu bapfuye, bishoboka bite ko bamwe muri mwe bavuga ko abapfuye batazazuka? Niba abapfuye batazazuka, Kristo nawe ubwo ntiyazutse. Niba kandi Kristo atarazuka, ibyo twigisha nta shingiro, n'ukwemera kwanyu gufashe ku busa. Bikaba ndetse twaba abanyabinyoma b'Imana, kuko twemeje ko yazuye Kristo kandi itaramuzuye, niba ari byo ko abapfuye batazuka. Koko niba abapfuye batazuka, na Kristo ubwo ntiyazutse. Kandi niba Kristo atarazutse, ukwemera kwanyu namanjwe, mukaba mukiri mu byaha byanyu. Bityo rero n'abapfuye bizeye Kristo barayoyotse. Niba kwizera Kristo kwacu guhagarariye kuri ubu bugingo gusa, twaba dukwiye kubabarirwa bitambukije abandi bose. Oya, kandi Kristo yazutse koko mu bapfuye, abumuzuka mbere mu bapfuye bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 17. Nyagasani, igihe kizaza tubone ikuzo ryawe. Ivanjili yanditswe na Luka, umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Muri icyo gihe ashyira nzira azenguruka imijyi n'insisiro yamamaza inkuru nziza y'ingoma y'Imana. Ba 12 bari kumwe nawe. Hari kandi n'abagore bamwe bari bakijijwe roho mbi n'izindi ndwara, barimo Mariya bise Madalena, wari wameneshejwemo roho mbi ndwi. Hari na Yohani Mukashuza, umunyabintu wa Herodi, na Suzana n'abandi benshi babafashishaga ibintu bari bafite. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, murakabaho. Aya masomo aradufasha kuzirikana ku ruhare rw'umugore mu iyogezabutumwa. Hari abantu benshi bamwe bibwira ko iyogezabutumwa ari uguhimbaza liturujia, misa, amasengesho n'ibindi bikorwa by'urukundo, bigatera bamwe kwirara ku myanya yabo, bakabiharira abandi bumva ko hari abandi babishinzwe. Nyamara iyogezabutumwa ni ubuzima bwa buri munsi. Mu isezerano rya kera, umugore nta jambo yagiraga, ntiyabarwaga yewe muri sosiyete, nta gaciro yahabwaga. Byagiye bishingira ku cyaha cy'inkomoko cya Adamu na Eva, aho Abayisiraheli bazirikanaga uruhare runini umugore yagize mu gukurura urupfu no gushukwa n'inzoka, bikarangira ashutse umugabo we. Icyo gisebo cy'uko abagore bazanye urupfu Eva cyakomeje kubakurikirana, nuko abagabo bakajya bima abagore ijambo, bakabakandamiza. Nyamara mu isezerano rishya, Yezu yahaye umugore ijambo, amusubiza agaciro, cyane cyane ku buryo bufatika muri incarnation et résurrection, ukwigira umuntu kwa jambo n'izuka. Ibyo bikorwa byombi n'ibindi byinshi ni abagore babirimo bwa mbere mu icungurwa rya muntu. Dufite ingero ebyiri z'ibanze: Bikira Mariya, umugore Imana yanyuzeho iza ku isi gucungura abantu akabyara Imana, na Mariya Madalena, Yezu yabonekeye bwa mbere akimara kuzuka, nuko akamutuma ku bandi. Mu isezerano rya kera umugore azana urupfu, naho mu isezerano rishya umugore azana ubuzima. Ni isoko y'ubuzima kubera Yezu. Ni wa Yezu urebera abakene n'indushyi, akagirira impuhwe abakandamijwe, abajugunywe. Ni Yezu wahaye abagore ijambo, ni Yezu wahaye abagore agaciro. Mu isomo rya mbere bagarutse kwizuka, ari ryo pfundo n'izingiro ry'ubukristo bwacu. Hari abayoboke b'i Korinti batemeraga izuka. Pawulo akabasubiza agira ati: niba Kristo atarazutse, ibyo twigisha nta shingiro, n'ukwemera kwanyu gufashe ku busa. Ukwemera kwanyu kwaba ari amanjwe, mwaba mukiri mu byaha byanyu. Bavandimwe, guhakana ko Yezu atigize umuntu anyuze ku mugore Bikira Mariya, guhakana ko Yezu yazutse ndetse akabonekera bwa mbere abagore, bene ubuhakanyi no gusubira mu isezerano rya kera. Ni nko guhakana ko Mesiya ataraza. Mesiya yaraje, Yezu yaravutse, akora ubutumwa, arapfa, arazuka, asubira mu ijuru, na n'ubu ni muzima mu bantu. Kubera ibyo yakoze byinshi byiza, hari benshi bamuyobotse baramukurikira, harimo n'abagore. Nk'uko twabizirikanye mu Ivanjili bati: Yezu yazengurukaga imijyi n'insisiro yamamaza inkuru nziza y'ingoma y'Imana. Ba 12 bari kumwe nawe. Hari kandi n'abagore benshi bagendanaga nawe, n'abandi benshi babafashishaga ibintu bari bafite. Nguyu wa mwanya w'ibanze umugore afite, uruhare rw'umugore mu iyogezabutumwa, kujyana na Yezu mu butumwa, gufasha Imana. Hari ibyo Yezu akora, ariko agakenera uruhare rwacu, notre participation dans le salut. Agakenera abamufasha, agakenera amaboko yacu. Rya zina ry'umufasha, umugore ni umufasha w'Imana, ku buryo bwa hafi ni n'umufasha w'umugabo, role de service. Uruhare rwo gufasha rugaragara by'umwihariko mu gutanga ubuzima, aho ababyeyi bafasha Imana kurema, bagafasha Imana gutanga ubuzima. Nta byishimo byaruta kugira titre, izina umufasha w'Imana.
uramutse wujuje inshingano z'umufasha ukwiye wagira ibyishimo birambye, waba ukomeye mu iyogezabutumwa. Birababaje babyeyi, hari abagabo bamwe bakiri mu isezerano rya kera, aho igitagenze neza cyose mu rugo acyegeka ku mugore. Iyo babanye bakabura urubyaro ati umugore wanjye ni ingumba, niwe utabyara. Iyo urugo rubyaye abahungu gusa cyangwa abakobwa gusa ngo ni umugore ubitera. Nyamara n'ibinyabuzima ubwabyo bigaragaza ko ari umugabo kubera imiterere ye ari we ugena igitsina cy'umwana. Ariko byose bakabicura ku bagore bagowe. Abo baracyari mu isezerano rya kera, kuri bo Yezu ntaraza. Nguko guhakana izuka mu cyayenge. Hari n'abagore bamwe bashaka kwihunza inshingano, bakifuza ko abagabo ngo yaba narinde umugabo uyu muroho gutwita ukamvaho, yaba narinde umugabo ibintu byo kurera abana no guhangayikira urugo bikamvaho. Hari n'abagore biyemera ku bandi bati yaba narinde umugabo nari kukwereka. Bakibagiza ko zahabu isukurirwa mu muriro kandi ko imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Izo mvune zose z'umugore nizo Bikira Mariya yahuye nazo zituma aba umugore w'indatwa. Uramutse uhagaritse imvune uri umugore wajya mu cyiciro cy'ibigwari, kandi nabo babaho. Umugore atanga ubuzima kandi nyine ubuzima burahenda. Hari ijambo rikoreshwa ku mugore gusa, gestation, gestare, kubika, kuzigama, gutwara, gutwita. Nta mugabo utwita. Gutwita ni icyubahiro cy'umugore. Umuhanga mu binyabuzima ari kugeranya ibice bitatu bigize umubiri w'umuntu n'ibice bitatu bigize urugo ati umutwe ni umugabo, umutima ni umugore, n'amaboko n'amaguru ni abana. Yongeyeho ati kugira ngo bemeze ko umuntu yapfuye barebera mu mutwe ubwenge butakiri gukora neza no mu mutima utakiri gutera. Arongera ati nyamara nubwo tuvuga ko ubwenge bugenzura umubiri wose nka shefu, nyamara hari igihe ubwenge bunyuzamo bukaruhuka, ni cya gihe umuntu aba asinziriye. Ariko umutima wo burya nturuhuka, amanywa nijoro uba uri gutera. Nguko uko mu rugo umugabo ashobora kugenzura urugo rwe ariko akanyuzamo akaruta agasinzira. Ariko umugore we nk'umutima ukora utaruhuka ntagoheka, agomba kuba ari maso buri gihe kuko aba abitse amabanga y'urugo ku buryo atarangara na busa. Umunsi umwe umugabo n'umugore bari bafite umwana muto, bari kubahiga ngo babice. Nuko baza guhungira mu gihuru, bagezemo umwana kubera uburwayi akajya korora cyane bibura gica. Se akamufata ku munwa ngo ntakorore ariko bikanga. Bigeze aho abwira nyina ati uyu mwana aradutanze birarangiye, baratwishe, reka tumwice batamenya aho turi bakatwica natwe. Nuko nyina ati nkurikije uburyo umwana yandukije n'uburyo akiri kundushya n'ubu, ndumva nta kwica umwana wanjye ngo mbeho. Uko umwana yakomezaga gukorora cyane, papa we agira ubwoba ahungira mu kindi kigunda. Nuko abasigaho na nyina. Abagira nabi bumvise nkora ya wa mwana bahita barababona we na nyina. Bashaka kwica nyina, umwana akarira cyane akagundira nyina, bakabura uko bamwica. Kubera ko abagira nabi bari bakurikiye abandi benshi bashakaga kwica, bafata impamba bari bafite bayiha nyina w'umwana ngo abamuhoza vuba vuba bari bugaruke umwana yahoze. Nuko amaze kugenda biruka ku bandi, se w'umwana n'inzara nyinshi arihishura, basangira bya biryo by'umwana. Nuko bahita bahungira ahandi vuba vuba bararokoka. Aha, nishe umwana wanjye sinabaho. Ni koko babyeyi, umubyeyi wicira umwana nta buzima yagira. Waba se ushinzwe gutanga ubuzima ukongera ugahindukira ukabwica? Bagore, bakobwa, mutekereze ko abasore n'abagabo bashobora kugutera inda baramutse bagushutse ngo wice uwo mwana. Nawe washobora gusubiza nk'uyu mubyeyi uti nishe umwana wanjye sinabaho? Bagore, muramutse mushingiye abana igiti, urugo rwabaho neza. Umwana ni impano y'Imana. Umwana ashobora kubarokora akorora. Ni koko bavandimwe, Imana inyura inzira nyinshi ikiza abantu, izura abantu, irokora abantu. Irakorora ikakurokora. Hari amafoto umugore w'umutima atagaragaraho. Kubona umugore wasomye 5 akandika 8 akaba yasandaza amabanga y'urugo. Umugore nukora nk'umutima uba utaruhuka. Umuntu wese uzi ko ari umufasha w'Imana ahorana imvune, akavunika akavunikira abandi, ahora ababaye akababarira abandi, ahora atwaye agatwaza abandi, ararengana ariko akarengera abandi. Nimugira amahoro. Padiri Masumbuko Ladisirasi wa Diocese ya Cyangugu. Namwe nimujye mu muzabibu.